twongeye turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo nimugira amahoro. Reka duce bugufi twambaza Imana yo igiye kubana natwe kugira ngo idushoboze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuhuje mukomere cyane. Tuje mu kiganiro hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya. Ubwo ejo twahimbaje umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwirwa ko azabyara umwana w'Imana. Hari rero ibibazo byinshi benshi bagiye bambaza cyane muri komenti n'abandi benshi cyane, ariko ndifuza kuza kugaruka ku kibazo urubyiruko rwagiye rumbaza cyerekeye na Bikira Mariya. Birashoboka ko batangiye kugifindura ukurikije ibibazo urubyiruko rwakwibaza muri no minsi kubyerekeye no ku Bikira Mariya yabayeho. Hagati aho bamwe bati koko Bikira Mariya yaretse gutyo marayika amaze kumubwira biriya, nta kindi kintu yaba yarakoze, ntabwo yabonanye n'umugabo Yosefu bakomeje kubana batyo, nta kintu bakoze, ntacyo bakoze koko. Urubyiruko ejo rwahombaje ibibazo rwongera bimbaza ahantu nagiye bakomeje kubimbaza. Niyo mpamvu ibibazo nifuza kubisubiza. Niba koko Bikira Mariya yakomeje kubisuki, niba koko Bikira Mariya nta wundi babonanye yakomeje kuba gutyo ntacyo akoze, ibyo bibazo barabimbajije. Mbere rero yuko ngiye kubisubiza, nongera nkwibutse kugumana natwe kuri buri munsi. Ujye ubanza rero wariyandikishije subscribe, ubanze wiyandikishe kugira ngo buri munsi ibiganiro bijye bikugeraho bya buri munsi, inyigisho ikugeraho buri munsi, ijambo ry'Imana ikugeraho buri munsi. Tuzirikane twakeneye ijambo ry'Imana, bityo nawe buri munsi uyigire yawe. Kora subscribe kugira ngo bijye bikugeraho, tube turi kumwe buri munsi. Rero muri aka kanya nabateguriye ikiganiro kiza kudufasha gusubiza bene ibyo bibazo, cyane ibibazo nanjye kuvuga nyamatsiko duhora twibaza. Burya wa muhanga wagize ati aucune question n'est bête, aucune question n'est bête. Nta kibazo na kimwe kitaba gifite ubwenge. Burya ntabwo nasubiza bene ibyo bibazo ntishingikirije ijambo ry'Imana, cyane iryo twazirikanyeho rijyanye n'umunsi mukuru wa Bikira Mariya abwira ko azabyara umwana w'Imana, annonciation. Reka rero iyo jambo turusubiremo uko turisanga mu Evangelii kwanditswe na Luka umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugeza ku 38. Ongera umbure Bibiliya yawe duhasome, ntuze kurambirwa n'iri jambo ry'Imana. Uraza kumva ibisubizo kuri Bikira Mariya, uko Imana yamutoye ndetse n'ubutumwa yamuhaye, n'uburyo yakomeje kuguma muri ubwo butumwa Imana yamuhaye. Hashize amezi 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayikazi wabo aramubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga yibaza icyendamutso ivuga. Marayika aramubwira ati wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwigura ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo uziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukuwundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamye mu zabukuru, ukwezi n'ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Marayika aravuga ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Evangelii ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Iki kiganiro rero tujemo gifite umutwe ugira uti impamvu Bikira Mariya yahiriwe agakomeza kuba umutoni w'Imana. Turaza kuvuga kuri ino ngingo twifashishije izindi ngingo 3. Imigenzo 3 yaranze Bikira Mariya ni myinshi, ariko rero turaza kuvuga mu 3 yatumye abo umutoni ku Mana, byatumye ahirwa. Umugenzo wa mbere witwa la virginité, ubusugi. Umugenzo wa kabiri witwa la fidélité, ubudahemuka. Umugenzo wa gatatu witwa la disponibilité à Dieu, ushobokera Imana, kureka Imana ikamufata. Reka rero duhere ku mugenzo wa mbere uza kongera kudufasha gusubiza ndetse na cya kibazo cy'urubyiruko ati koko Bikira Mariya nta kintu bakoranye na Yosefu koko?
bagumye gutyo imyaka 7 irangira. Byagenze bite? Hari ibintu umuhanga yavuze 4 ngo bitajya bisubira inyuma. Ibintu 4 bitajya bisubira inyuma, bitajya byongera gusubirana. Mu cyambere ngo n'umuheto n'umwambi warekuye ntago wongera kugaruka. Icya kabiri ngo ni ijambo wavuze burya ngo ntibyongera kugaruka. Icya gatatu ni igihe cyashize nticyongera kugaruka. Hanyuma icya kane nsabye imbabazi abakobwa n'abamama banyihangane ngiye gukivuga ngo cya kane kidasubira mu mwanya wacyo iyo wagitaye cyitwa ubusugi. Rero turabasuhuje abajya batakaza ibyo bintu byose, nimukomere. Icy'ingenzi nuko ubimenya. Turaza kureba muri iki kiganiro uko abasore benshi bajya babikeka bati buriya Bikira Mariya iyo batubwiye ubusugi bwe birashoboka ko ari ubusugi bw'umutima, kuko ubw'umubiri byo biragoye. Dukurikije ibihe turimo muri nosi, dukurikije ibihe turimo muri no minsi, birashoboka ko ubusugi batubwira bwa Bikira Mariya ari ubusugi bw'umutima, naho bw'umubiri byo biragoye. Uru ni urubyiruko rumwe na rumwe. Tugiye kubona ubwoko bubiri bw'ubusugi Bikira Mariya koko yakomeyeho, bigatuma nyine marayika aza kumusuhuza. Twumve ivanjiri uko itangira. Ngo Imana yatumye marayika Gaburiyeli ku mukobwa w'isugi. Umukobwa w'isugi, ubusugi bwa Bikira Mariya turabona mu bice bibiri nkuko bimeze koko. Icyambere muri no vanjiri bavuga ubusugi bw'umubiri bitari byo gushakishwa. Ihame rya Kiliziya ko Bikira Mariya ari isugi mbere yuko abyara umwana Yezu, mu gihe ari kubyara, na nyuma yuko abyaye Yezu Kristo. Ibyo rero ntago ari ngombwa kujya muri laboratoire kugira ngo tujye kubyerekana, kuko icyatumye ahirwa agakomeza kugumana n'Imana. Nanone ubwo busugi bw'umubiri nabo ufite icyo buvuze, kutiyandarika, kutitwara nabi. Rero hari ikintu kibaho, hari igihe umuntu abona akora nabi, akitwara nabi, agahora akekera abandi ko nawe ariko byagenda. Abenshi dukunze gukorera ikosa kwa Bikira Mariya, tukumva ko kuba turi kwitwara nabi wenda ntibanadufate, kuba turi guhemuka, kuba twaratakaje ubusugi bwacu, tukishyiramo ko nta bandi babishoboye. Erega no kuri isi hari n'abandi babishoboye, n'ubusugi bw'umubiri hari ababugezeho, hari ababigezeho. Rero hagati aho ndagusuhuje, niba wumva ko bitashobokera abandi, niba wumva ko bitagushobokeye, ntukabishyire ku bandi. Uwozuye ingurube ngo azibona hose. Attention, Bikira Mariya ni isugi igihe cyose. Buriya mu busabanyiramana umubiri nawo tuwukoresha dusanga Imana. Akenshi hari igihe twibwira ko roho gusa ariyo tuza gukoresha dusanga Imana, nyamara n'umubiri wacu. Rero niba uri mu bantu bakoreho ubufindo ku mubiri wawe, ukikora ibidakwiye, ujye umenya ko uwo mubiri nawo ukenerwa mu busabanyiramana mu rugero rwo kugana Imana. Bikira Mariya iki kintu yaracyubahirije ko umukobwa w'isugi ni Imana yatumye nde, ni Imana yatumye umumarayika wayo. Bikira Mariya ntiyigeze yihandarika, nari mpamvu nyine byagiye bimuhira. Burya ari ikintu tujya dusuzugura umubiri wacu, ati ntacyo bimbwiye, ubwo ndi gusenga nshobora no kuba ndi gukora amafuti. Oya, uwo mubiri nawe Imana arawukeneye kugira ngo duhirwe. Kugira ngo duhirwe n'uwo mubiri wacu uradusaba gutandavura. Rero wa mukobwa we, wa musore we, nutakaza ubumanzi bwawe, ugatakaza ubusugi bwawe, ujye umenya ko hari ikintu kinini utakaje, ari no mu bukire bw'isi, ari no mu bukire bw'ijuru, ari no mu busabanyiramana. Ntabwo nyine ibyo bintu byongera kugaruka kuko abitakaje nyine. Twirinde gutakaza ubusugi bw'umubiri. Hanyuma ubusugi bw'umutima nacyo ni kindi. Ubusugi bw'umutima biratwerekeza cyane uburyo duhemukira Imana, cyane tudohoka, twishe itegeko rya 6 mu mategeko y'Imana, ntuzasambane. Ubwo buryo duhemukira roho zacu ari mu ibitekerezo cyane biganisha ku irari ry'umubiri, koka ku busambanyi. Icyo gihe nyine tuba turi guta ubwo ubusugi bwa roho. Ikindi, usibye ibitekerezo n'amagambo y'ibishenzi, amagambo y'ibiterasoni, igihe cyose uri kuyasubira mu byo uvuga uti ndi gutakaza ubusugi bwanjye, ubusugi bwa roho. Noneho wajya mu bikorwa ukabishyira mu bikorwa, ibikorwa by'ubusambanyi, kureba amafilime y'urukozasoni, kureba ibintu bidakwiriye aya maso,
ibyo byose ujye umenya ngo biri gutakaza ubusugi bwawe. Ongera urebe rero amafoto ari iwawe y'urukozasoni, ongera urebe ibiterasoni byose uko bivuga, uko bikora, nawe uze kwicira urubanza, uze gushyiraho utubazo iwawe, urebe ukuntu umaze gutakaza ubusugi. Navuga ngo ubusugi bwa roho, cyane cyane nyine igihe ntawe ukubona, ibyo byose uba urimo bidakwiriye Imana. Bikira Mariya rero ibitekerezo bye byerekeraga ku Mana. Amagambo ye yaranabaze, bavuga ko Bikira Mariya yavuze amagambo 7 gusa, rero yose yerekeraga ku Mana. Ibikorwa byose bikerekera ku Mana. Mbese muri make ubwo twahoze tubivuga, isengesho ni ryamuranze guhora asenga, bigatuma bya mafuti yose, bya bindi byose bimwambura ubusugi bwa roho atabyohokaho, bityo akagororokera Imana uko bikwiye. Twongere tubaze no muri ino minsi abantu benshi badohotse kuri iryo tegeko ry'Imana, abenshi bagasambanira kuri telefone, abenshi bakavuga amagambo y'urukozasoni ku matelefone n'ahandi henshi cyane. Ukaba uri muri Amerika, ukaba uri gusambana n'umuntu uri mu Rwanda, ukaba uri mu Burayi uri gusambana, uri gukora ibiterasoni n'umuntu uri hirya muri Afurika kure. Ibyo byose ujye uvuga uti biri kwangiza ubusugi bwawe, ubusugi bwa roho cyane cyane. Nicyo abantu benshi bajya bibeshyaho, ushobora kuba uri isugi ku mubiri ariko kuri roho waragiye kera. Biradusaba rero kubungabunga ubu bwoko bwombi bw'ubusugi igihe ari ngombwa. Ngo Marayika Gaburiyeli yatumwe hehe? Yatumwe mu mujyi wa Nazareti ku mukobwa w'iki? Ku mukobwa w'isugi. Ari we nde? Ari Bikira Mariya. Isugi ku mubiri ndetse no kuri roho, aho hombi Bikira Mariya arabyujuje. Niyo mpamvu yamuteye guhirwa ku mutoni w'Imana. Hagati aho nyine dusuhuje ba Virginia, narigiye kuvuga abantu bose bagerageza kubungabunga ubusugi bwabo bigana umujyi Bikira Mariya, la virginité. Umugenzo wa kabiri watumye Bikira Mariya hirwa agira ubutoni ku Mana n'ubudahemuka, la fidélité. Cyane bugaragarira mu kibazo yabajije, ikibazo kirimo gusiganuza ati bizashoboka bite ko nta mugabo mfite. Ubundi iki kibazo abantu benshi twagombye gukibaza, cyane cyane ugiye gushinga urugo, ugiye kwiha Imana, ugiye guhindurirwa nanjye kuvuga intangamimerere, ukabanza ukibaza ikibazo, ese ko ngiye gushinga urugo, uwo twashakanye naramuka adahari nzihangana nkamutegereza aho sizamuca inyuma? Nuko kibazo uti nzihangana kugeza ryari? Nzakomeza ubudahemuka imbere ye n'igihe adahari? Icyo kibazo ujye ukibaza. Hanyuma wongere ubibaza uti niba warihaye Imana, uti harya ubu ko ngiye gukora amasezerano yo kwiha Imana burundu, harya ubu ibintu nzabyihanganira? Nzabaho mu buzima ndandavuye, ndahemuka, nzihangana kugeza ryari? Nzifata kugeza ryari? Nuko kuri kugenda wibaza ibyo bibazo nk'uko Bikira Mariya yasiganuje. Nawe mbere y'uko ufata isezerano ujye ubanza usiganuza Imana ati Nyagasani, ibintu nzabishobora ko ndi umunyantege nke? Nuko Nyagasani akaguhumuriza ati humura, ntabwo ari uzagishoboza, ahubwo uzemere wakire ububasha bwa Roho Mutagatifu, uzemere wakire imbaraga za Roho Mutagatifu. Akenshi impamvu ibintu bitunanira tugahemuka si uko bigoye kubikurikiza, ahubwo nuko tutakira imbaraga z'Imana. Wowe nanjye byatubaho twe tudashaka ko Imana yinjira mu buzima bwacu. Reka Imana izagushoboze, Roho w'Imana niwe uzabidushoboza. Rero abenshi tugira ukwemera guke tugeze aha ngaha, kubera ko twumva dushaka gukoresha imbaraga zacu, tukibagirwa ko atari ibibaraga bikora ibyo bintu, ahubwo ari technique. Ce ne sont pas des forces mais des techniques et des tactiques aussi. Ntabwo ari imbaraga gusa ufite kuko kuba ntacyo wakwishoboza, ahubwo nukuri kubasha bw'Imana akago bigushoboza. Nta wabishoboye wabishobora pe, nta n'umwe uri kwisi uvuga ngo njye ndashoboye, ahubwo twese dushobozwa na Nyagasani. Nterwa n'imbaraga na Nyagasani ushoboza. Ntabwo Nyagasani atora ababishoboye cyangwa ababishoboye, ahubwo abatoye arabashoboza. Akarwenya rwa wa muntu wavuze ati yewe hari ahantu nagiye bampa ku gahene, agahene katarahemuka. Yarashatse kuvuga nyine uburyo agahene kari karyoshye nk'akatarahemuka, aka gahene kari karyoshye nk'akatarahemuka. Nawe rero wifurije ubuzima urimo kutajya uhemuka. Na Bikira Mariya ntiyigeze ahemuka kugeza ubwo yemeye ko Imana izamukoresha, Roho w'Imana akaba ari uzamukoresha wenyine. Ikibazo tugira ni ukwibwira ko tuzashobora, ni ukwibwira ko hari ibyo tuzishoboza. Niba uzasanga nyine turiyemeye, kandi Imana ari igomba kudushoboza mu mihamagaro yose dukora, mu butumwa tugiyemo, n'Imana izadushoboza. Naho ubundi
umuntu ku giti cye ntiyashobora ubudahemuka, ntiyashobora ubumanzi cyangwa ubusugi, ahubwo n'Imana igira gute? Imana idushoboza. Roho Nyagasani azakubonekera mu gishucu cye. Ingingo ya gatatu, ano mugenzi wa gatatu watumye Bikira Mariya ahirwa abo umutoni ku Mana. Être disponible à Dieu, gushobokera Imana, kureka Imana ikamwigarurira. Ikibigaragaza ni uko Bikira Mariya yakira icyo marayika amubwiye. Fiat voluntas tua, ugushaka kwawe gukorwa. Ati dore ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho. Amen, amen, amen. Kureka Imana ukayirundumuriramo wese, kureka Imana ikagutwara wese, nibwo uzabishobora. Kureka Imana igakwigarurira. Yandi ndirimbo tujya turirimba tuti ndi uwawe Nyagasani Yezu, ungenze uko ushaka. Ni nko kubwira Imana iti noneho Nyagasani ndahari, ntabwo nzongera kubura, ndi kuboneka. Urazi iyo uhamagaye umuntu nko kuri telefone ati iyo nimero ntishoboye kuboneka, uzi ukuntu bibabaza, wari umukeneye. Ariko Bikira Mariya toujours disponible à Dieu, buri gihe arashobokera Imana, araboneka kubera Imana. Iyo tugiye guhabwa ubupadiri cyangwa n'ubundi butumwa bwose, baratubwira bati, hari ahantu bajya bakatubwira bati padiri, abagushaka bakubone bose. Gushobokera Imana, kureka nkaboneka kubera umuryango w'Imana. Hari akantu keza bajya bavuga kuri Bikira Mariya, uburyo yashukwaga cyane na Sekibi. Shitani akaza akamushuka inshuro nyinshi, ngo ariko ngo shitani ngo yamugeraho shitani igahita imubura. Yajya kumukoraho agasanga Bikira Mariya yageze ku Mana, ari kugenda. Shitani ikamubura, ikamushaka ikamubura, kandi yarije kumushuka. Kubera iki? Nuko Bikira Mariya nyine yafashwe kera. Bamfashe kera. Bikira Mariya yafashwe kera. Nawe niba ushinze urugo, hakagira undi mugabo wundi uza ku ruhande rw'umugore, akaza gutereta, akaza kubwira ati nta kundi nyine nanjye ndifuza ko twahemuka. Undi mubwira uti bamfashe kera, umugabo yamfashe kera, umugore yamfashe kera. Wabura niba uhaye Imana, hagira undi ushaka gutesha umuhamagaro wawe, ukamubwira uti bamfashe kera, ninde wagufashe? Imana. Nk'uko Bikira Mariya yafashwe nande? Yafashwe n'Imana. Ako kandi mubyeyi, shitani ntabwo igitinya. Ntitinya abihaye Imana, ntitinya abashinze urugo, ntitinya igihagararo cyawe, ntitinya indeshyo yawe, amafaranga ufite, uko umeze. Shitani iratinyuka mu babyeyi mwe. Ariko icyo uzayitsindisha nka Bikira Mariya, igeze isanga warafashwe kera, ibura aho yafata. Bikira Mariya nyine ntafatika, shitani irishobora kumubona, kuko nyine nanjye kuvuga ari mu mwuka, ari kumwe n'Imana, yafashwe n'Imana. Hari ikintu cyara bavugaga gufata irembo. Iyo nyine wafashe irembo, nta wundi wongera nyine kugira ute kuza kuvogera. Bikira Mariya yafashwe n'Imana. Nuko rero shitani nawe naza kugushaka, ajya asanga, ajya kubura, ati iyo nimero ntishobora kuboneka. Shitani naguhamagara, musubire mu busambanyi, usubire ku nzoga, usubire mu biyobyabwenge, uyadavuze, ujye umubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka, agushake nyine akubure. Ahubwo ubonekera Imana, ushobokera Imana, usenga. Imana ntigakubure kandi ariyo wihaye. Imana ntigakubure kandi ariyo mwasezeranye. Kuri iri foto nawe y'umuntu wihaye Imana, ariko Imana itarabona n'umunsi n'umwe, kandi byaba Imana ikagushaka igakubura. Uko niko Bikira Mariya yashobokeye Imana, bityo agakomeza kubisugi, agakomeza kubidahemuka. Uko niko yahiriwe. Bikira Mariya dusabire kugira ngo twebwe twese abagiye kure y'Imana, abiyandavuje, abiyandaritse, abataye umanzi ubusugi bwabo, abahemutse bagahemukira Imana, bagahemukira abo bashakanye, bagahemukira imiryango yabo n'abandi benshi, dusabe Bikira Mariya tuvuganire. We wabishoboye, natwe ajya dushoboza, atuvuganire ubutitsa, adusabire buri munsi, kugira ngo natwe dukomere ku bumanzi bwacu, ubusugi bwacu, ubudahemuka, dushobokera Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.